Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, turi ku musigiti wa Takwa mu karere ka Rwamagana, hari kubera imyiteguro navuga ngo mugeze kure yo kwitegura musabaka izaba ku tariki 23. Naam, turakwakiriye n'igikorwa muri gutegura muti. Murakoze, ni igikorwa ngaruka mwaka tumaze kukigeramo ubunararibonye. Ni igikorwa mu by'ukuri cyiza Imana ikunda ikanishimira, dore ko ari cyo guteza imbere Qur'ani, abana bagenda bayifata mu mutwe, ni by'agaciro gakomeye cyane. Imyiteguro irarimbanyije, navuga ko imyiteguro tuyigeze ku musozo. Naam, hari mu buryo bwo gutegura mu gufasha abana gukora muraja, ariko hari n'uburyo bw'amafaranga mikoro, byo bimeze bite? Mu bigendanye na muraja hari amasaha basanzwe biga, ariko twabashyiriyeho na coaching, twabashyiriyeho n'andi masaha y'ikirenga bakoresha bifashisha kugira ngo bakore muraja neza, ku buryo abana bazaba bari gusoma neza cyane mu bisomo byiza cyane bigendanye n'umwanya bahaye Qur'an. Mu bigendanye na mikoro ni musabaka y'abayisilamu. Musabaka y'abayisilamu ni irushanwa ry'abayisilamu. Buri muyisilamu wese yagize icyo yitanga, utaragize icyo yitanga buriya nta makuru yamugezeho, ariko uwagezweho n'amakuru wese yagize icyo yitanga. Ubushobozi rero witanga icyo ufite. Utanga icyo ufite. Ufite ibishyimbo mu murima aragenda akabizana, ufite igitoki mu murima akagenda akakizana, ufite intebo y'inyanya akagenda akayizana, ufite ubushobozi bwose aragenda akabuzana. Nta bushobozi buba butoya iyo tubukusanyije dukoresha igikorwa kandi kigaragara neza cyane, kiba ari igikorwa kinini cyagutse. Mashallah. Navuga ngo nka musabaka yabereye mu karere ka Nyanza, imwe muri musabaka navuga ngo wajya gutegura indi nturebereho aba wibeshye ko yari ifite navuga ngo imyiteguro myiza. Mwe kubijyanye n'ibihembo murateganya nibura abatatu ba mbere kubahemba amafaranga angana gute, cyangwa biracyari ibanga nagaseke tuzafungurirwa ku munsi? Murakoze cyane. Musabaka yabereye i Nyanza mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Yari musabaka ku rwego rw'igihugu mu by'ukuri, kandi iyi ngiyi twebwe turi gutegura ni musabaka yo ku rwego rw'akarere. Urumva uko byagenda kose iri munsi yo ku rwego rw'igihugu inshuro twagabanya 30, kubera ko uturere tw'u Rwanda ni uturere 30. Uturere 30 n'umujyi wa Kigali. Urumva ko ingufu z'iyo musabaka yari ifite, nubwo twareberaho ishusho, ariko turi munsi cyane ugereranyije n'akarere kamwe. Urumva abantu bo mu karere kamwe, ubwo bushobozi bwo mu karere kamwe, ariko bitavuze ko hari n'abanyarwanda bandi batari nabo mu karere ka Rwamagana batera iyi musabaka inkunga. Hari n'abanyarwamagana baba hanze ya Rwamagana ariko bahazirikana bakatera inkunga. Ndumva ubushobozi bwayo buri hasi y'u Rwanda, ariko kubera ko nk'abakosozi Qur'ani n'imwe, tuzana abakosozi n'ubundi bakosoye iriya musabaka yo ku rwego rw'igihugu. Kubera ko ni Qur'ani yo n'imwe, tuzana abo barimu bakomeye kugira ngo baze bahure n'abarimu bahangaha babagenzure, barebe ese koko ibyo abarimu bahangaha bigisha mu karere no mu ntara ese nabyo biri kuri standard, biri ku rwego rw'igihugu. Kubera ko tuba duteganya ko abazatsinda ahangaha n'ubundi nibo twohereza kujya guhatana ku rwego rw'igihugu. Ku bijyanye rero n'ubushobozi, ku bihembo batatu ba mbere, navuga ko ibihembo bitari byaboneka kubera ko ubu turi kwakira ibiribwa, ibiribwa byo kurya, turi kwakira imiceri, turi kwakira ibitoki, turi kwakira izo nyanya. Ibigendanye rwose n'ibihembo byandi dukunze gushyira muri za envelope ntabwo biraboneka, ariko turi gukomeza kugenda dushishikariza abayisilamu bakunda Qur'ani, dore ko bose abasilamu bakunda Qur'ani. Ndakeka mu gusoza hari abantu b'abagabo yatoranyije
bagomba gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo bazaba bamaze kuboneka. Inshallah navuga ngo bisobanuye neza ko hari byo muri gukora kugira ngo nibura ako gafaranga nibura nabwo ku munsi wo gutanga ibihembo akamvirope kazaboneke. Ariko nakubaza mu myaka navuga ngo bitarimo icyo umaze wigisha Qur'ani, uri umwe muri bake dufite hano mu Rwanda bafite navuga ngo experience mu myigishirize ya Qur'ani, ubona umwarimu wa Qur'ani afatwa ate mu Rwanda, n'akahe gaciro ahabwa n'umuryango w'Islam mu Rwanda? Murakoze, bigendanye n'igihe mbimazemo, igihe kitari gitoya, dore ko nigishije Qur'ani mu ntara zigiye zitandukanye. Umwarimu muri RMC ari ku isonga, navuga ko ari ku isonga kubera ko ni umwarimu wa Qur'ani. Kandi RMC mu byo igomba kugeza ku Banyarwanda, harimo ko igomba kubagezaho na Qur'ani. Umwarimu rero wa Qur'ani muri RMC rwose ari ku isonga, dore ko RMC ifite na department, ifite ishami rigenzura abarimu ba Qur'ani, rigenzura imyigire n'imyigishirize ya Qur'ani. Umwarimu wa Qur'ani muri RMC ari ku isonga, ameze neza cyane, uretse ko hari utubazo dushobora kuba twaboneka wenda tw'amikoro akiri makeya mu muryango w'Isilamu mu Rwanda. Umva ni njyewe uwugize, ni wowe uwugize, ubonye inkunga zifatika ubona mwarimu nawe yabona ubwo bushobozi bufatika kandi bukomeye. Yego, hanyuma twagaruka kuri Musabaka, ifasha abana mu buryo ki mu myigire yabo biga Qur'ani? Musabaka cyangwa se amarushanwa ya Qur'ani icyo afasha abana harimo kubongerera ubumenyi, kuko idini ya Islam ntabwo ari idini winjiramo gutyo gusa ngo ubayemo gutyo gusa, ni idini isaba ubumenyi rero buza ku mwanya wa mbere, ku rwego rwa mbere muri Islam ni Qur'ani. Ni Qur'ani. Umwana rero iyo yongeye ubumenyi bwa Qur'ani, asobanukiwe Qur'ani, azi gusoma neza Qur'ani, uwo nguwo rwose namuha n'inkuru nziza y'ijuru, kubera ko ku munsi w'imperuka azabwirwa ngo soma Qur'ani, aho ikimenyetso cya nyuma uri bugisoreze, aho umurongo wa nyuma uri buwusoreze, niho ijuru turi burishyire. Ibyo ngibyo azabibwirwa ku munsi w'imperuka. Ubwo rero uko yiga Qur'ani bigenda bimufasha gusobanukirwa ubuyisilamu, kandi no ku munsi w'imperuka azazamurwa inzego z'ijuru. Yego, hanyuma tusa nk'abagana ku musozo, ngira ngo abadukurikiye twabasaba nibura kuba mu ba mbere bashaka gutera inkunga iyi Musabaka mu buryo bwa mikoro. Ni Musabaka navuga ngo urimo abana b'Abanyarwamagana, abana nabo basoma Qur'ani, kandi uko mwagiye mubona mu biganiro byatambutse ni abana basoma neza rwose. Dukwiye kubashyigikira mu biganiro byacu. Ngira ngo mbonereho kwaka Sheikh nimero cyangwa se kode wifuza kuba yatanga umusanzu yabuboneraho. Murakoze, nomero zanjye ni 078 46 45 187. Yego, zisubiremo. 078 46 45 187. ngira ngo abasilamu rwose mudukurikirana, ntabwo byaba byiza ko Musabaka nk'iyi yaba ntimugire mu kuboko kwanyu. Ni ukuvuga ngo umwiza muri mwe n'uwize Qur'ani akanayigisha, ariko nanone ushobora kuba utarigeze ubona ubushobozi bwo kuyigisha cyangwa kuyiga, ariko ukaba ufite nibura umutima wo gutanga ugashyigikira abayigishije n'abari kuyigisha ubu, kugira ngo babashe guteza imbere abana bacu. Hanyuma Sheikh, tugana ku musozo, akarere ka Rwamagana ni kamwe mu turere tugira abana benshi biga Qur'ani, ko n'imibare twayibonye ko n'abana benshi. Ibanga ni irihe navuga ngo wenda ntimutubwire ryose kugira ngo batabakopera, ariko mutubwire nibura mukoresha irihe banga kugira mubone abana benshi kurusha ahandi hose twagiye tujya? Murakoze, ibanga rya mbere twakoresheje hari ukwiga cyangwa se kwigira ku buyobozi bukuru bw'Abayisilamu mu Rwanda buyobowe na nyakubahwa Sheikh Musa Sindayigaya w'u Rwanda.
hari urwego afite, ishami afite rya Qur'ani mu biro bye, natwe twazanye iryo shami ahangaha muri aka karere. Basaba n'abandi baba mu turere ko iri shami barishyiraho rigendanye no kugenzura ibikorwa bya Qur'ani. Navuga ko iryo ni ryo banga rya mbere ryo twakoresheje tumaze gushyiraho urwo rwego. Habayeho noneho gushaka abarimu b'inzobere, abarimu bari standard, abarimu bari ku rwego rwiza, bafashe Qur'ani yose mu mutwe, bazi kuyisoma neza, abafite rwose background nziza, bafite CV nziza mu myigire yabo no mu myigishirize. Tubazanye rero tubazanye ahangaha kuri uyu musigiti by'umwihariko muri kano karere, babaye abasomyi bakomeye cyane. Turabazana baba abarimu beza, abarimu batanga umusaruro ku buryo uko basoma neza niko n'abana twigisha cyangwa se bigisha basoma neza. Ngira ngo shehe ntuzajya rwose i Kigali mwumva ushaka kunywa agakawa ujya ugasanga muri Kun Fayakuna. Ni Kun Fayakuna ni navuga ngo ni kampani ikora ibijyanye n'ikawa, umwuga w'ubarista turigisha tugakora n'ikawa. Ngira ngo ubwo ntuzajya rwose ujye uruhukira muri Kun Fayakuna. N'abadukurikiye bakunda ikawa bajye baza rwose muri Kun Fayakuna, dukorera mu Biryogo. Nimero ni 07 navuga ngo 8269, nimero ni 0782 ntaza kwibeshya nkavuga izitarizo. Nimero ni 0782396926. Twitwa Kun Fayakuna Cafe, mujye muza mutuganishe. Kun Fayakuna mu cyarabu bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Buriya ni nkuko buriya bari bashatse bagamije ko uyu usabye ikawa uhita uyibona ako kanya buriya nicyo bari bagamije buriya kuvuga iryo jambo, nicyo mu gusesenguzi ugenekereje. Ndumva rero sinzi impamvu uvuza agakawa kuko nanjye mu bantu bakunda agakawa. Mashallah, ukunda ubuhe bwoko? Mfite n'imirima y'agakawa kabisa iba yareze mu byaro, tujya tuyisura rwose. Nk'ikiri n'umwana mutoya nakunda kujya mu mirima nkinyira mu gakawa rwose, mu mirima y'ikawa. Mashallah, ni ibintu nkunda cyane kuva nk'ikiri mutoya. Ubwoko bwose rero ifa kuba ari ikawa. Njye nikundira ka cappuccino ariko karimo isukari yumvikana cyane. Ngira ngo hari n'abakunda black tea na americano, ariko nkunda iyo karimo ubuki. Ka cappuccino karimo ubuki, yego rwose kaba kanurira cyane, urumva ko ni ibyo mu rugo. Ebana kabisa cyane. Ngira ngo dufite na teveri, ni byose ntabwo watugera n'inyota, kandi nuko izina ribivuga turatebutsa. Ubwo natwe turi hano mu karere ka Rwamagana, hari gutegurwa navuga ngo musabaka. Sheikh, dusoza gira ikintu usaba abanyarwamagana, abasilamu muri rusange, abazitabira kugira ngo uyu musabaka izagende neza, izaba ifite itandukaniro n'iy'umwaka ushize? Murakoze. Abanyarwamagana n'inshuti zabo, icyo nabasaba nuko bashyiramo ingufu muri kino gikorwa, kubera ko n'amagambo y'Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ari amagambo yanjye, ntabwo ari amagambo yawe, ntabwo ari amagambo ya runaka, ni amagambo y'Imana matagatifu. Bashyiramo rero ingufu z'umurengera. Uko baragenda bashyiramo ingufu z'umurengera, ingufu nyinshi, niko na Allah subhanahu wa ta'ala agenda yoroshya ibibazo byabo, abafasha muri gahunda zabo zigiye zitandukanye. Uko baritwara kuri Allah subhanahu wa ta'ala, uko baritwara ku magambo ye, na Allah subhanahu wa ta'ala niko arabahereza mu by'ukuri mu ngabire za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ni umunyempuhwe, niwe ufite ibigega bya buri kimwe, niwe utanga buri kimwe. Uko rero bari buze kwitwara ku magambo ye, nabo na Allah subhanahu wa ta'ala niko azabagenda abagabira ingabire mu buryo bugiye butandukanye. Sheikh, reka tugushimire cyane. Ubwo ngira ngo kuri 23 rwose, ahubwo bikunze 22 no kurara rwose na Rwamagana. Na karere keza karimo klima nziza, ibyo kurya n'ibyo kunywa biraboneka. Tuzaze kare dushyigikira abana, twumve amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala ko ngira ngo Qur'ani zatubera umuvugizi ku munsi w'imperuka. Nta muntu ukwiye kwikeresa ari wese, kandi aho ivugwa isomwa dukwiye
kuhicara tugatega amatwi. Gahunda niyo ngiyo. Tariki zo 22 n'ubundi nukurara hanga. Kabisa. Sabaki zatangira 23 ariko twebwe kugira ngo imyiteguro tuyitegure neza 22 abana barara hangaha barya banywa urumo tugasoza nyine tunashimira Imana. Ariko nkuko wari ubivuze mu by'ukuri iyi Qur'an ni umuvugizi kabisa wacu hano ku isi mumva ndetse no ku munsi beruka izavuganira kandi icyo nabwira abanyarwamagana nanone Qur'ani aho igeze harubahika. Yego, Qur'ani aho igeze harubahika. Qur'ani yamanuriwe n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana ihitiba intumwa nziza mu zindi ntumwa. Yego, Qur'ani yamanutse mu kwezi gutagatifu kwa Ramadan. Ukwezi gutagatifu kwa Ramadan guhita kuba ukwezi gutagatifu mu yandi mezi. Yego, ukwezi kwiza mu yandi mezi kubera ko mu kwezi kwamanutse mu Qur'ani. Qur'ani umuntu wafashe Qur'ani, umuntu afashe Qur'ani mu mutwe ni umuntu w'Imana w'umwihariko. Abayubahitse cyane no mu bantu ni umuntu utandukanye n'abandi. Abayihariye afite umwihariko kubera ko intumwa y'Imana abwiye abasangirangendo ati muri bano bantu harimo abantu ba Allah subhanahu wa ta'ala mu mwihariko. Maze abasangirangendo baba bakomeje kubaza intumwa y'Imana irababwira ati abo ni abantu ba Qur'ani, ni abantu b'Imana mu mwihariko. Reka tugushimire rero mwari kumwe nanjye Roger Ismail. Ibiganiro byacu hano kuri MITV nakagaruka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Turi ku musigiti wa Takwa mu karere ka Rwamagana, harimbanyirije imyiteguro ya musabaka zatangira tariki 23 z'uku kwezi kwa 12. Turi kumwe n'umwe mu barimu aratangira twibwira hanyuma atubwire naho imyiteguro igeze. Amazina yanjye nitwa Buntu bw'Imana Uthman, ndi imamu w'umusigiti wa Rwamagana ariko imamu wungirije ahangaha turi, ariko nkaba n'umwe mu barimu ba Qur'ani. Hanyuma imyiteguro irarimbanyije, mugeze mwitegura? Mashallah, alhamdulillah, turashimira Allah subhanahu wa ta'ala. Aho tugeze twitegura Rwamagana musabaka, navuga ngo ni kure cyane. Urebye ubu ngubu kugeza ubu ngubu ikibura navuga ngo ni itariki yo gutangira irushanwa. Abana muraja bayigeze kure bayikora, abarimu nabo rwose bari gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo barebe yuko abana bazatahukana intsinzi muri Rwamagana musabaka. Hanyuma navuga ngo mu buryo bwa mikoro bihagaze bite? Nimero za telefone wakifuza guteraho inkunga iyi musabaka yanyuraho ni iyihe? Alhamdulillah, ku kijyanye na mikoro iyi musabaka itegurwa n'abayisilamu ba Rwamagana. Ahangaha Rwamagana abayisilamu ubwabo nibo bayitegura, ariko n'ufite inshuti iri hirya no hino nawe ukaba wamushishikariza gukora ibyiza, akaba ari tayari kuba yatera inkunga rino rushanwa. Imiryango ibifunguye, dore yuko harimo n'abandi babigiramo uruhare, ariko by'umwihariko musabaka ni abayisilamu b'i Rwamagana bayigiramo uruhare kugira ngo ibashe kuba yaba inshallah. Ariko n'uwakifuza gutera inkunga, ngira ngo hari nimero za telefone dufite, hari kode dufite icaho umusanzu wa Rwamagana musabaka. Yego, mwawutubwira niba nta kibazo iyo nimero cya kode? Nta kibazo, nimero cyangwa se wenda kode niyo naheraho. Yego, niyo wenda tuba twarashyizeho by'umwihariko kugira ngo icyo gikorwa hace inkunga yacu. Kode ni 1-80-61-96. Ndasubiramo 1-80-61-96. Uri tayari rwose gukorera ano mathwabu ibi byiza bya Qur'ani 500 yawe yasuzugura 1000. Ubushobozi bwose Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye rwose, imiryango irafunguye nawe ukishakira ibyiza. Murakoze. Hanyuma bwo
ari ugukora muraja ku bana tuvuge ko nabo bamaze kwitegura ku buryo igisigaye ari itariki. Naam, abana rwose bariteguye dore yuko na mbere yuko musabaka iba hari icyo twakwita nk'amajonjora cyangwa se kubakoresha ibizamini bibasuzuma. Alhamdulillah rwose barabitsinze 80% ku bitabiriye amajonjora muri ibyo byiciro bigiye bitandukanye, aho tuzaba dufite ibyiciro 7 muri musabaka. Icyiciro cy'abana bagitangira juzama bakiva mu gatabo k'inyuguti ndetse amajuzu 2, 3, 4, 5 ndetse n'amajuzu 8 na 15. Mashallah, navuga yuko rwose muri ibyo byiciro byose abana bagerageje rwose gukora iyo bwabaga 80% baratambutse muri ayo majonjora. Hanyuma ustazi dusoza, gira ubutumwa ugenera ababyeyi bakwiye kwitwara gute mu gufasha abana mu myiteguro, abana bo murabasaba iki? Naam, mbere na mbere ndashimira ababyeyi yaba bahangaha Rwamagana, hangaha ku musigiti wa Takwa baharerera ndetse no hirya no hino muri Rwamagana ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, abafite abana rwose biga Qur'ani nabaha inkuru nziza yuko turusheho, kubera yuko guha umwana uburere umwigisha Qur'ani navuga ngo ni inkunga ibikomeye uba umuhaye mu buzima bwe, izamufasha fi dunya wal akhir, ahangaha kuri ino si ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Mukomereza aho rero, mu by'ukuri ibyo mukora navuga ngo ni ibintu bihambaye, dore yuko Qur'an kuyiga, gushishikariza kuyiga, kuyigisha abana harimo ibyiza byinshi cyane bigiye bitandukanye ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Mukomereza aho rero, ariko n'abafite abana batiga Qur'ani mukurikira Minan TV Ismail, rwose mugerageze mufatireho, mwumve yuko mwacikanywe kurera abana banyu, ariko muhereye ku burere bwo kubigisha Qur'ani n'idini muri rusange. Yego. Nam ustazi twagushimira cyane ku mpanuro duhaye, ngira ngo gahunda ni kwa gatatu twizinduye. Ni kwa gatatu ni kwa kabiri? Kwa kabiri twizinduye, ubwo turarari naha kwa mbere. Kwa mbere murari naha rwose hazaba hari ibiryoheye amatwi n'amaso. Mashallah. Amatwi n'amaso rwose ahangaha mu musigiti wa Takwa Rwamagana, mu by'ukuri abantu bazaryoherwa cyane. Abana tuzaba turi gukurikira ibisomo by'abana bagiye batandukanye, bizaba ari uburyohe. Mwese muratumiwe, abahane Rwamagana ndetse no hanze ya Rwamagana, mushyireho umugambi rwose muhawe ikaze. Murakoze cyane. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Turi hano ku ishuri rya Rwamagana, musigiti wa Takwa. Mbere na mbere mwiteguye gute musabaka? Murakoze, turabashimiye. Amarushanwa tuyiteguye neza, aburi iminsi 3 bariteguye, cyo gisigaje no kujya kurara mu kigo ubundi tugatangira. Yego, nakubaza imyigire yanyu hano mumeze mute? Abarimu babigisha bate? Umwana utari gufata ibintu bigenda bite? Bamukubita akanyafu, bamuha akabombo, bigenda bite? Imyigire biragenda mashallah, barimo baraboneka batwigisha neza. Nk'umuntu nyine utafashe ibyo bamuhaye urumva ntabwo ari akantu nyine baramukemura. Yego, baramukebura. Yego, baramukebura. Hanyuma umwana w'umusilamu by'umwihariko yiga Qur'ani hari indangagaciro agomba kugira bitandukanye n'iz'abandi batari abasilamu yewe batigana Qur'ani. Ni nk'izihe ndangagaciro umunyeshuri wiga Qur'ani agomba kuba afite? Cyambere no kumva no kumvira, kubaha abarimu, kubaha abantu babanye muri rusange, babana muri society. Yego, ni izihe ndangagaciro rero akenshi usanga adafite bikaba bitamugira umwana mwiza wiga Qur'ani? Umwana wiga Qur'ani ikintu wasanga atubahiriza bigoranye. Umwana wiga Qur'ani afite imico myiza. Yego, nk'imwe mu mico mibi ubona na bagenzi bawe kabisa batiga Qur'ani ukavuga ati iyo baza kuba biga Qur'ani iyi mico baba bafite imyiza ni nk'iyihe? Kuba mu muhanda, kuba bari mu rugo nta kintu bakora. Yego, ibyo ngibyo
usanga nk'abana bitiga Korani ugasanga bari mu rugo nta kintu bari gukora, bari mu muhanda, hari abarara mu biro, ugasanga yiga Korani nta gihe imico yabo imuranga. Yego, hanyuma dusoza hari musabaka zitandukanye ziba yaba ku rwego rw'umuryango wa Islam mu Rwanda RMC, hari nka musabaka yabereye Nyanza. Izi musabaka zose ziba yabibera hano Rwamagana, ubona zifasha iki umwana w'umusilamu wiga Korani? Nta musabaka ziba ikintu zidufasha nk'abana biga Korani, bidufasha kureba urwego turiho. Ano marushanwa impamvu bayazana bareba ni ukugira ngo turebe urwego turiho, haba mu misomere, haba no gufata mu mutwe. Yego. Mukurikira MITV kandi ubashe gusobanukirwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Turi hano ku musigiti wa Takwa mu karere ka Rwamagana, hari abanyeshuri biga Korani. Nawe uri umwe mu banyeshuri biga Korani, unatangira utwibwira unanatubwire umunyeshuri wiga Korani hano arangwa n'iki, nize ndangagaciro abafite zitandukanya we n'abandi batiga Korani? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Muvinyanasi. Nkuko tubona ku musigiti turi abanyeshuri benshi, gusa tugira indangagaciro zituranga n'ibyo tutagomba kuturanga. Izo ndangagaciro twavuga kumva no kumvira, kubaha buri muntu tutitaye kuko ameze, harimo mu mico mibi tugomba kugira, gusuzugura n'iyindi mico mibi idakwiye kuranga umunyeshuri wiga Korani. Hanyuma nakubaza, hano mu karere ka Rwamagana hari abana batari bake biga Korani, biga ari benshi, ariko nanone hari abatiga Korani. Ubona ari nk'iyo nama wagira ababyeyi babo, wagira imiryango yabo, kubashishikariza gukunda Korani, kuko hari hadithi tubwira ngo umwiza muri mwe nuwize Korani akanayigisha. Abo batiga Korani, ababyeyi babo batware bati? Abana batiga Korani mbere na mbere bari mu gihombo gikomeye, kuko Korani irimo ibyiza byinshi, icyo nabanza kuvuga. Yego. Inama nagira ababyeyi batazana abana babo kwiga Korani, ntibabazane vuba, kuko hari ibyiza hano byinshi ku muziki tubona tudafatiye kuri ibyo byo kwiga Korani gusa. Hari n'izindi tugenda tubona muri Korani, hari n'ibindi tubona byiza. Iyo usomye Korani urabihemberwa, kandi ikindi twiza ni uko umwana asoma Korani Imana ishyira umugisha mu mirimo y'ababyeyi, kugira ngo dute umwanya nk'abana twirirwa ku mihanda. Ibyiza twazwiga Korani kuko bidufasha cyane. Yego. Hanyuma hari musabaka zitandukanye nk'uko nabiganiraga n'umunshuti yawe imbere, zibera mu Rwanda hatandukanye. Hari nk'iyabereye mu karere ka Nyanza heruka. Witabiriye musabaka zingahe? Kwitabira musabaka 3. Ni iyihe nyungu rero ukura muri musabaka, yaba mu buryo bw'amafaranga yewe no mu buryo bw'iterambere mu myigire yawe ya Korani? Icya mbere, iyo kwiga Korani uzi ko ari irushanwa, bigufasha kwihuta no gukomeza muraja cyane. Yego. Ikindi, amafaranga yo turayinjiza bitewe n'uburyo basomyemo. Yego. Nk'amafaranga kabisa uvuga uti ebana Korani yamfashije byinshi, ariko hari n'amafaranga nakuyemo, ni nkangahe, hari ryari? Amafaranga menshi nakuyemo ni musabaka ibera ni Rwamagana mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadani. Amafaranga menshi nakuyemo 35. Mashallah. Kandi ubikesha Korani? Yego. Hanyuma abana biga Korani watubwira indangagaciro bagira, utubwira n'ibibaranga, yewe unatubwira n'ibitari byiza bakwiye kugendera kure. Ariko nakubaza, umwana wiga Korani yiga n'ikizungu, ugeze mu wakangaye mu kizungu? Wiga mu mwaka wa 4 w'indimi n'ubuvanganzo. Wiga mu ndimi n'ubuvanganzo, languages and art. Hanyuma ubihuza ute kuba wiga languages and art ukabivanga no kuba usoma Korani ukiga? Byose ni ibintu bishoboka cyane. Hari ababyeyi bibwira ko kwiga Korani mu kizungu bitashoboka. Birashoboka cyane, kandi hose ukaba uri umuhanga. Yego. Ntabwo kwiga Korani byatuma uba umuswa, kuko Korani ubwayo iri mu mutwe urafunguka, kwiga ibindi bikoro. Yego. N'ikizungu biba kugishyiramo, ayo masomo turayiga bigakunda. Yo kuri Korani turabahanga, no ku kizungu turabahanga. Mashallah. Ubwo nanjye kuko umbwiye ko uri umuhanga mu kizungu, naho ngiye kukubaza
niba wiga letere bivuze ngo usobanukiwe utuntu n'utundi oya ni ijambo ngiye kuvuga I'm going to speak somewhere then you repeat after me si ryoroshye se supercalifragilisticexpialidocious extravaganza ntabwo wabishobora kandi wiga indimi gerageza supercalifragilistic expeditious extravaganza bisubiremo noneho ryose rero supercalifragilistic expeditious extravaganza ubwo rero ni ugushyiramo agatege kabisa indimi kugira ngo zididibuze hanyuma dusoza kangurira abana batiga Korani ubabwira ibyiza byayo mu magambo make n'ibihombo bafite kuba batari batangira kwiga mu magambo make abana batiga Korani nabashishikariza kuza kwiga kuko harimo ibyiza byinshi itono ku musigiti nta mico mibi twagira twitwara neza bigakunda batugira inama nyinshi zitandukanye mu buzima bikadufasha no gutegura ejo hacu hazaza yego urakoze cyane nawe bwo abandi bana batiga Korani babyumvireho ko bacikanwa kurikira MI TV ubashe gusobanukirwa subiramo kurikira MI TV ubashe gusobanukirwa Alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Naam turakwakiriye hano kuri MI TV urumwe mu banyeshuri nawe bigano ku musigiti wa Takwa uratangira utwibwira Naam amazina yanjye ni Muranga Ismail yiga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye yego hanyuma Ismail uri umunyeshuri wiga ikizungu kaniga na Qur'an ubihuriza hehe muri rusange ntibigorana cyangwa byose birakunduka wabyigira rimwe Naam uburyo mbikora mbona nyine kubihuza binyorohera ngewe kuko wenda hari gihe nagera mu rugo nkasubiramo wenda amasomo yo mu kizungu wenda mu gitondo nkaza kuza hano kwiga fajiri nabwo nkabasha gusubiramo Qur'an yego hanyuma nanone umuntu yagenda atakubajije akamaro ko kwiga Qur'ani nirihe tandukaniro ubona iyo uri umwana wiga Qur'ani babitandukanye n'utiga umuntu akubuna akavuga ati yiga Qur'ani uyu ntayiga Naam aho nabivuga icyo navugaho kuri ibyo ngibyo hari na hadith y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubwira ko avuga mu by'ukuri umuntu mukuru ajye agirira impuhwe umuntu mutoya ndetse n'umuntu mutoya yubahe umuntu mukuru mbona rero twebwe kuri izo hadisi tuba turi kwiga bidufasha kuko iyo uhuye n'umuntu mukuru ubasha kuba wamusuhuza muri ibyo ngibyo turabyiga mu isomo bita akhlaq wal adab aho ngaho rero ibyo bidushishikariza kuba yuko uhuye n'umuntu wamusuhuza kandi n'umuntu mukuru atabona umwana ngo abashe kuba yamukubita kuko amuruta yamugirira yego hanyuma dusoza ubona abana ba Qur'ani biga Qur'ani mu by'umwihariko bakabona na musaba bakabafata bakajyamo bagakora ibizami bakanatsinda rwose bakabonamo n'amafaranga ubona noneho Qur'ani bamariye iki mu buryo navuga ngo bw'iterambere yaba mu buryo bwa mikoro ndetse no mu buryo bwo kuba muri abana bajijutse icyo navugaho kuri Qur'ani muri musabaka icyambere musabaka izamura urwego rw'abana yego kandi musabaka ikindi dufasha hari igihe ukora amarushanwa ukaba watsinda wenda ukaza nko mu ba mbere ukabona amafaranga amafaranga ashobora kugufasha wenda hari utuntu tw'abana batangira mu mishinga mitoya kugira ngo bazagende bazamuka wenda umwana akaba yagura n'inkoko nk'ebyiri akazorora kugira ngo zizamufashe nyine mu buzima buri imbere abashe kuba yategurira utuntu dukeya akenera wenda nk'amakayi amakaramu utuntu nk'utwo ngutwo yego reka tugushimire cyane kurikira MITV kugira ngo ubashe gusobanukirwa kandi cyane Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh hanyuma turakwakiriye uri umunyeshuri wiga hano ku musigiti wa Takwa hano mu karere ka Rwamagana ariko hari imbogamizi abana bagira biga Qur'ani wumva ari iki wasaba cyafasha abana kugira biga Qur'ani bayifate kandi batera imbere mu myigire yabo
nasaba abana nabasaba yuko mwateza imbere, kabasaba yuko mwatwongerera abarimu umushahara, kabasaba yuko mwatwongerera abarimu, kabasaba yuko mwaduha Korani nshyashya, kanabasaba yuko mwaduha uniform nshyashya, kabasaba yuko mwatujyana muri musabaka y'i Kigali turi abantu benshi, kabasaba yuko mwaduha icyayi cya mu gitondo n'imigati, kabasaba yuko mwateye inkunga musabaka mu kwezi kwa 12 muri Rwamagana. Naam, hanyuma abana biga Korani hano bafashwe bate, mwiga muti? Kwiga neza aho ikibura n'ubushobozi bw'abana n'inifomo n'ingofero. Yego. Kandi noneho hari abaza gusoma bafite inzara, gusoma bikabananira. Yego, urakoze cyane. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanyuma nawe uri umwe mu banyeshuri bigana kuri Masjid Taqwa mu karere ka Rwamagana. Ndatangira nkubaza amazina yawe, unatubwire usoma amajuza ngahe, hanyuma mu kizungu ugeze mu kangahe? Banyita Bonaya Amini, ngabangeze mu majuzu 3, ako muri musabaka nkabanza gukora amajuzu 2, mu kizungu ngeze muri senior 1. Naam, hanyuma umwana wiga ikizungu, wiga mu wa mbere, ukiga na Quran, ubihuriza ntago bimwe bigongana n'ibindi cyangwa byose urabyibuka bishobora? Urebye ukuntu mbigenza, mfata umwanya umwe bakawugenera ikizungu, ntakugenda amashuri nk'ubu ngubu iyo tuganye bisanzwe mba kwiga ikizungu, bagera mu rugo mbambere neza amasomo Korani, nataha nkasubiramo amasomo y'ikizungu, namara gusubiramo amasomo y'ikizungu nkaryama, nkaza kubyuka faridi nkaza kuvuga Korani, nkataha nkahita nsubira kwiga ikizungu. Naam, hanyuma umwana wiga Korani akaniga n'ikizungu, nihe nama wamugira yatuma byose abyiga neza, akiga ikizungu akatsinda, akaniga Korani agatsinda? Inama nagira umuntu wiga ikizungu na Korani nuko n'ubundi umuntu wiga Korani byose arasobanukira, ahantu hose arasobanukira. Yego. Hanyuma ikindi, musabaka zitandukanye ugenda uzitabira, umaze kwitabira musabaka zingahe? Iyi ni ya kabiri ugiye kwitabira. Hanyuma ubona iyo ubushize n'iyo uyu mwaka ari irihe tandukaniro? Tandukaniro hari nini cyane, rero ko ibintu byarahindutse, bisaba gushyiramo imbaraga kugira ngo witabire. Nk'ubu babanje gukoresha amajonjora kugira ngo bagenemo nyine abantu bafite imbaraga nyine babikoreye. Yego. Hanyuma hari mushiki wawe udusabye ko hari bitarakosorwa cyangwa se bikiri hasi, yaba umushahara w'abarimu babarera kugira ngo bazamuke mu mushahara, hanyuma kunywa icyayi. Ubona hari imbogamizi mufite muba musaba ko zakemuka? Imbogamizi zirahari, urugero nk'amashuri ni make n'abarimu, ibyo ngibyo kandi abanyeshuri ni benshi cyane, rero usanga nk'umwarimu yigisha abanyeshuri 50 bararenga, kugira ngo ari saa 10 abumvise bose icyarimwe biravunanye cyane, ntabwo byakunda. Yego. Asanga batwongera abarimu kugira ngo nyine Korani itere imbere. Yego. N'amashuri? N'amashuri bakayongera nyine kugira ngo abarimu nyine babone amashuri nyine bishyiramo abarimu. Yego. Iby'agacyayi byo? Iby'agacyayi urebye hari ukuntu umuntu aza agasoma, yagera nka saa 4 nyine mu nda bikanga, ugasanga bamwinjiye babajyana kwa muganga, bakavuga ngo ni ikibazo cy'inzara. Yego. Usanga nyine ntabwo baba nk'agacyayi ka mu gitondo. Ubwo nabwo murasaba ko bajya babatekera agacyayi. Naam, hanyuma dusoza, abana biga Korani batandukanye n'abakiga Korani? Abana biga Korani bafite imico myiza, ntabwo basa n'ibirara, kandi abana biga Korani baba baniyubashye, genda n'umuhanda ugahita ubibona yuko abana biga Korani. Naam, turagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye. Kurikira MITV ushobore gusobanukirwa cyane. MITV ushobore gusobanukirwa kandi cyane. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amazina yawe witwa nde, nawe uri umwe mu banyeshuri biga hano kuri Masjid Taqwa? Amazina yanjye nitwa Keni Muhammad. Naam, Muhammad, uri umwe mu biga ha, ugeze majuza ngahe? Ngeze mu majuza 5. Mashallah. Hanyuma wiga no mu kizungu? Yego. Mu kangahe? Wa
mbere segonderi. Ese mwese mwiga muri senior 1? Yego. Ni senior 1 ubu nirihe somo utsinda cyane mu masomo y'ikizungu? Yose. Ntabwo byumva neza. Mashallah, Allah agutera inkungu byumve. Hanyuma leta nkwibariza muri geography. So uyumva neza? What is map? Is representation of an area in a piece of paper. Good. It is a representation of an area in the piece of paper. Mashallah, urumva kubizi neza. Hanyuma relief urayizi? Mirand from surface. Yego. Hanyuma ibi tuba tubibabashije kugira ngo twumve iterambere ryanyu yaba no masomo ya kizungu urumva ko nabyo byumva neza nubwo bitarazi 100% ugomba gushyiramo umuhati sibyo. Hanyuma umwana yiga Qur'ani n'ikizungu abihuza gute? Wowe tubwire umunsi wawe utegura gute mbere yo kujya ku kizungu ukaza no kwiga Qur'ani? Utegura gute umunsi wawe kugira ngo n'umwana udukurikiye yumve yuko yategura umunsi we akiga ikizungu akatsinda akaniga Qur'ani akayifata mu mutwe? Umunsi wanjye ukuntu mutegura mu gitondo alfajiri yamaje gusari nza ngasoma nitegura neza ubundi nkajya ku kizungu mu masaha ya break ku kizungu ndi gukora ndi gusubiramo. Yego, ntabwo bijya bikugora? Ntabwo bingora kuko byose ndabifatanya. Yego, hanyuma muri Qur'ani buzitabira musabaka. Musabaka hano abana biteguye gute? Musabaka igiye gutangira vuba aha, urazi tariki? Yego. Zatangira ryari? 24 urumva ko zegereje umusuri 20 ubwo 24 harabura iminsi 3. Yego. Uzaba witeguye neza gusoma amajuza 5? Oya. Uzasoma amajuza ngahe? 3. Twizere ko uzaba uwa mbere cyangwa bizagucanga? Inshallah. Hanyuma witeguye gute? Wakoze muraja? Yego. Hanyuma ubona neza kabisa wari hifaje Qur'ani amajuza 3 neza cyane. Yego. Tubwirira abana rero badukurikiye biga Qur'ani yo musabakije wumva bafite ubwoba ukabasi butuzatsinda ukumva bafite ubwoba benda no gutitira. Ubundi icyambere iyo wakoze muraja nta kintu kijya kikugira. Cyeka bundi abantu bagira ubwoba ni nk'abariya baba bateza amabare zahe kwako bari ubwa mbere baje kwakora cyangwa se aribwo bahaje. Yego. Hanyuma wowe wariteguye neza rwose? Yego. Hanyuma dusoza hari nk'imbogamizi abana mugira hano yo muri kwiga Qur'ani? Yego. Ni nk'izihe? Nk'abantu batuye kure urumva birabagora. Yego. Natwe urumva mu gitondo kuza fajiri tukahita tujya ku ishuri urumva byatugoye nta no kunywa agacyayi cyangwa ibindi bintu twakora mu rugo. Yego. Hanyuma suhuza nk'abana b'inshuti zawe kabisa babwire batorere salamu nka 3. Shirafu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Abdul Karim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Amina, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gira ijambo ubwira ababyeyi bawe. Ababyeyi bacu turabasaba ko bazaza badufasha bakatwohereza kwiga Qur'ani kandi bakazadufasha no kuzatera n'imbere. Naam. Urakoze cyane tugushimire. MITV urusheho gusobanukirwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Witwa nde amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Nakarima Fatuma. Nawe uri umwe mu bana biga Qur'ani hano kuri Masjid Taqwa hano mu karere ka Rwamagana. Tubwira itandukaniro ry'umwana biga Qur'ani ndetse n'utayiga. Umwana wiga Qur'ani arangwa n'imico myiza. Umwana wiga Qur'ani ntasuzugura ababyeyi. Umwana wiga Qur'ani ntiyashobora no kubishyirana. Ariko umwana wiga mu kizungu
ashobora no guhura n'icyago kikamurakaza yego bigatuma atishuri ukabikira. hanyuma mwiteguye gute musabaka izaba kuri 23 mwamaze gukora muraja muri make mwiteguye kuzakora muri musabaka? Biteguye neza dukora muraja ko tubonye umwanya dukora muraja. Naam, twizere neza ko musabaka muzayitsinda. Urumva uzaba nkwa kangahe zaba mbere? Njye ntabwo ndimo mubaza kumusaba. Ntabwo uzakora? Yego, ariko inshuti zawe bagenzi bawe bariteguye neza cyane. Ugezewe mu majuza ngahe? Mashallah, ubwo twitegure ko ubutaha nawe uzaba uri mu basoma. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanyuma turi kumwe nawe, uri umwe mu banyeshuri biga hano kuri Masjid ya Taqwa mu karere ka Rwamagana. Gira ikintu tubwira abana biga Qur'ani bagira izenda ngaciro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Hamza. Itandukaniro hagati y'umunyeshuri wiga Qur'ani utayiga. Umunyeshuri utiga Qur'ani afite itari neza, atari n'imyitwarire myiza. Abiga Qur'ani afite imico myiza, Yego, reka tugushimire cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amakuru yanyu mwitwa bande abashiri? Ni meza, nitwa Ineza Latifa. Latifa, nawe uri umwana yiga Qur'ani, ugeze mu majuza ngahe cyangwa uri kwiga akajuzu? Ugeze mu majuzu rimwe. Mashallah. Hanyuma wiga mu kangahe mu mashuri y'ikizungu? Mu wa gatanu. Umwana yiga mu mashuri y'ikizungu akigana Qur'ani abitegura gute? Tubwire nk'ukuntu utegura iyo ugiye kwitegura kujya ku ishuri. Niga cyane kugira ngo ninza ku ishuri n'ubundi ibyo bazabara mba nzajya mbyibuka. Yego, hanyuma ukaza no kwitegura ukaza no kwiga hano Qur'ani. Hanyuma mpera mikoro n'umushuti wanjye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uitwa nde? Isimbi, nawe wiga Qur'ani. Ugeze mu kangahe? Mu wa mbere. Hanyuma witegura gute Qur'ani ukaza kwiga? Yego, urazinduka? Tubwire nk'ikintu abana biga Qur'ani batandukanye n'abatiga. Ubona abana biga Qur'ani bagira indangagaciro nziza? Yego, duhe nk'urugero. Barazinduka bakitegura, tubwire baritegura neza bakaza kwiga? Yego, ngaho gira ukibwira mama na papa. Gira ukibwira mama na papa hanyuma dusoze. Ntabwo ushaka no kubasuhuza? Batorira isalamu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikaze hano kuri MITV, mwese mudukunda mu biganiro bitandukanye bica. Ngira ngo turi kuri Masjid Taqwa mu karere ka Rwamagana, karere keza kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Uburasirazuba. Navuga ngo ni kamwe mu turere turi hafi y'umujyi wa Kigali, ku buryo kuva mu mujyi wa Kigali werekeza ahangaha muri Rwamagana rwose ni igihe gitoya, ni igihe cy'isaha nibura n'igice utatinze mu nzira hatabayemo traffic jam. Navuga ngo ni akarere keza gafite klima nziza. So turaha rero ku musigiti wa Taqwa kubera igikorwa cya musabaka kizabera hano ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 2025. Ubwo bivuze ngo ni ku munsi wo kuwa kabiri iki gikorwa kizatangira. Ni uburyo bwo gusoma Qur'ani mu byiciro bitandukanye, mu majuza atandukanye. Ariyo mpamvu turaha rero kugira ngo tuganire n'abana bigaha, kugira ngo tubaze imyiteguro ndetse n'abarezi babo muri rusange. Twaganiriye rero batubwiye ko imyitegerezo bayirimbanyije bageze kure bitegura, kubera yuko
babonye umwanya uhagije wo gukora muraja, babonye umwanya uhagije wo gusubiramo Qur'ani, babonye umwanya uhagije mu by'ukuri wo kwitegura ikibatindiye cyangwa se bayiraye kwibaba bategereje uwo munsi. Ntabwo ari bo bazarota umunsi ugera ngo batangire bahiganwe. Nekereza ko Ustaz Othman akaba na visi imamu w'umusigiti wa Takwa tumaze kuganira mu kanya yatubwiraga yuko abana biteguye ku rwego rwo hejuru, babonye umwanya uhagije wo gusoma. Ati n'ikindi kandi abazitabira iki gikorwa bazumva ibiryoheye amatwi n'amaso, bazareba abana basoma bishime, bumve yewe n'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala abakangurira kujya kuganduka, gutinya Allah n'ubuhambare bwe. Hanyuma uyu musigiti rero navuga ngo numwe mu misigiti myiza rwose akarere ka Rwamagana gafite. Ikindi buriya abantu benshi bashobora kuba batazi, niho harimo biro y'akarere ka Rwamagana ndetse na biro y'imamu w'intara y'Uburasirazuba, bose bakorera muri uyu musigiti wa Takwa. Ni umwe mu misigiti rwose myiza, irimo biro zitandukanye, irimo biro y'umuyobozi w'umusigiti nyine muri rusange, irimo biro y'ushinzwe imari ubwo nyine ni Baitul Mal, akabamo biro ya imamu w'akarere ka Rwamagana ndetse na biro ya imamu w'intara y'Uburasirazuba. Aha rero niho iri. Abatari babizi ubwo bifuzaga serivisi mu muryango w'Isilamu mu Rwanda ishami ry'intara y'Uburasirazuba cyangwa se akarere ka Rwamagana, bajye bagana uyu musigiti wa Takwa, niho ubuyobozi bw'umuryango w'Isilamu mu ntara y'Uburasirazuba ukorera. Hanyuma ikindi mu byo twabonye twanyujijemo amaso ni uko n'umusigiti ufite isuku. Mbere na mbere hari isuku, jaride nziza, urahagera rwose ukabona n'ahantu hisanzuye hafite parikingi nziza. Navuga ngo ni imwe mu misigiti myiza, nubwo atari munini cyane, ariko mwishyize mu misigiti 10 nibura myiza ntabwo naba mbeshye, kuko ni umusigiti rwose mwiza kandi ku rwego rwo hejuru. Bityo rero ndabakangurira ko tuyirara kwibaba tariki 22 kuwa mbere nibura tukarara hano mu karere ka Rwamagana, tukazaza gushyigikira abana bacu, bashiki bacu, barumuna bacu, bakuru bacu muri iyi musabaka, kugira ngo bazasome duhari. Burya gusoma ubona umusigiti wuzuye abantu bigutera morale, bigutera ingufu, bigutera kumva noneho gukurushaho gukunda Qur'ani, ugasoma wumva nta mususu, ugasoma wumva ufite imbaraga. Bityo rero ugomba kuba uhari. Ikindi mu buryo bw'ibitekerezo ni byiza, ariko nanone hakenewe nibura akanyenyeri, umusanzu wa mikoro kugira ngo iyi musabaka igende neza. Ngira ngo nkuko mwanyumubona mu biganiro byatambutse no muri iki kiganiro muri kubona nimero zikugenda zica hasi, mufite ubushobozi runaka, ubushobozi ubwo aribwo bwose watira inkunga iyi musabaka kugira ngo abasomyi, abazitabira batazataha inyota yabishe, ndetse n'abazahiga abandi ako kamvirope, ako kabahasha karimo ishimwe uko ryabaringana kose bazakabone. Burya gukorera Allah subhanahu wa ta'ala nta gihombo, nta gisebo kirimo, ariko nanone ubikuramo amatawabu menshi, ubikuramo imigisha, ubikuramo inyungu, kuko niba ukoze muri bicu ufite ugatanga, Imana iguheramo umugisha. Bityo rero numva ko udakwiye gucikanwa no gukorera ibyiza, kuko Qur'ani izatubera navuga ngo umuvugizi ku munsi w'imperuka. Dukwiye rero kuyishyigikira, tukayikunda, tukayikundisha n'abana. Abo bana rero tuyikundisha, tugomba kuyibakundisha, tubereka ibyiza biyivuyemo, tubereka akamaro kayo, ariko nanone mu buryo bwa mikoro. Mukanda rero akanyenyeri mutanga uko mwifite, sinavuga ngo n'amafaranga angana iki cyangwa ngahe, ariko nibura mugire urukundo rwo gutanga kugira ngo mukorere Qur'ani nayo izababere umuvugizi ku munsi w'imperuka. Nsoza ndabashimira mwese tubana mu biganiro bya buri munsi, mwakunze ibyatambutse, mwakunze ibiganiro by'abana. Abana bagiye basaba byinshi, abana basabye umuryango w'Isilamu mu Rwanda ko yabongerera abarimu. Hari ikibazo cy'abarimu bakeya hano, bagasaba yuko abarimu baba benshi kugira ngo abana bige bisanzwe, kuko bafite ubucucike bw'abana. Abana ni benshi rwose. Uyu musigiti nanawukundiye ko ufite ubwitabire bw'abana benshi pe, afite abana biga Qur'ani benshi rwose. Akarere ka Rwamagana gafite navuga ngo ibanga, tuzicara tukabaza abayobozi, bafite ibanga rikomeye ryo kuba abana baza ku bwinshi, kandi bitagombeye ngo nuko hari abashyitsi babasuye, ahubwo no mu minsi isanzwe ukababona bitabiriye baje kwiga Qur'ani, bikanabafasha. Ariko nanone barataka yuko bafite ikibazo navuga ngo cy'amashuri akiri makeya.
bagasaba ko nibura n'ibyumba by'amashuri byakiyongera kugira ngo umwana ajye yiga afite navuga ngo ahantu babasha kwicara baticaye mu bucucike, bakabasha kwicara bakiga neza bagafata Qur'ani ariko baringaniye umubare utari mwinshi mu ishuri. Ibyo barabisaba. Icy'ingenzi cyane basaba nuko nibura n'abarimu babona agahimazamusyi gatubutse, kuko ibiciro uko bigenda bizamuka ku masoko niko umushahara ukiri hasi, ugasanga ntabwo ubasha kugera ku cyo abarimu cyangwa abarezi bifuza kugira ngo nabo bigishe Qur'ani bananatekanye ariko n'imiryango yabo itekanye. Rero ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro, duhure mu by'ubutaha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanyita Kamanzi Abdul Karim, ngeze mu majuzi 10 nkaba sinasi. Ngiye kubasomera Qur'ani imwe mu mirongo mikeya iboneka muri Suratul Ahqaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Barakoze rero Kamanzi Abdul Karim. Turakira byibura n'umukobwa umwe gusa nawe dusomera amashamba. Salima nawe naze dusomera imwe mu mirongo ya Qur'ani. Salima ntabwo kandi dusomera imwe mu mirongo ya Qur'ani byibura umuhungu n'umukobwa. Mazina banyita Umutoni Salima, wageze mu majuzi 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى صدق الله العظيم. Koze rero Salima nawe ngira ngo tukaba tumaze kumva ibisomo by'abanyeshuri